Inshuti muvandimwe, reka dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugera neza kwayo kwinshi. Imana yacu yaturinze, twongeye kubona umucyo utamurira umwijima, igitondo kirabonetse. Reka tuyihimbaze, reka tuyishimire ubuntu bwayo yabikoze. Abahumeka twese reka tugire tuti ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Tubahaye ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, kandi ni ibyigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Ubu rero tukaba turi mu gihembwe cya kabiri, umwaka w'ibihumbi 2025. Amigisho turi kwiga aravuga ngo ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso. Ni uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Icyigisho tugezemo ni icyigisho cya kane. Ni icyigisho kitubwira ngo amahanga, umugabane wa mbere. Amahanga, umugabane wa mbere. Icyo kwibuka cyacu cyabonetse muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 14, ahari amagambo avuga ngo nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Uwavugwaga muramwumva. Reka mu kwinjira mu ngingo y'uyu munsi yo kuwa kabiri w'isabato tariki 21, ingingo itubwira ngo uguhamagarwa kwa Aburahamu. Tubanze dusenge. Turagushimye mwongera ubugingo bwacu, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana ikomeye, Imana itureberera, ikaturindira. Uhabwa icyubahiro. Ukomeje kwiga ijambo ryawe, tugiye kureba uguhamagarwa kwa Aburahamu. Reka tumwigireho byinshi muri uru rugendo, mu izina rya Yesu, amen. Uguhamagarwa kwa Aburahamu. Mu gice cya 10 cy'itangiriro tuhabona ukuvuka kw'amahanga, ibihugu, kandi aya mahanga atandukanye. Ubusanzwe ijambo risobanura amahanga ni goyim, rinashobora gusobanura abanyamahanga. Itangirira igice cya 10 hatubwira ko ubwoko bw'abantu cyangwa se inyokomuntu bwigabanyijemo ibihugu, indimi, imiryango n'amahanga. Ibi nibyo tubona mu itangirira igice cya 10 umurongo wa 5, hari amagambo atubwira ngo abo nibo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Naho ibyahishuwe igice cya 14, naho hari amagambo meza cyane dusabwa gusoma. 14:6 baratubwiye ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo ababwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Indimi, amahanga, imiryango ni ijambo rigaruka cyane. Ako kanya nyuma yo gutangiza iyo ngingo nibwo Imana yahamagaye Aburahamu ikamukura muri rimwe muri ayo mahanga, kugira ngo abe umuntu utandukanye nayo, kandi yitandukanye n'icyo bahagarariye. Itangiriro igice cya 12 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9, kuko Imana yahamagaye Aburahamu waje kuba Aburahamu ikamukura mu gihugu cye yavukiyemo. Iki ni igice kitubwira Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Reka aya magambo tuyasome. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha.
Aburamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Ruti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburamu ajyana Sarayi umugore we na Ruti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoreye. Aburamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa i Shekemu, ahari igiti cyitwa umweloni cya More. Muri icyo gihe Umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakiraho igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye i Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba, na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Yubakiraho Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburamu akomeza kugenda yerekera i Negevu. Imana yari igamije gukoresha Aburamu kugira ngo imuhindure ubwoko buzayihagararira mu buryo bunyuranye n'ubwami bw'abantu. Ntibwagombaga kugira umwami uretse Imana yonyine. Ubwo bwoko bwagombaga kwerekana ko bizamera igihe inyokomuntu igarukiye umuremyi wayo. Abisirayeli bashyiriweho kubera umugisha imiryango yose yo mu isi. Imana yari yarabasubikiyeho umucyo, yabasukiyeho umucyo n'umugisha bitigeze biboneka mu isi, ndetse ahari no kuva mu gihe cy'umwuzure. Ugutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Niki Imana yabwiraga abana ba Aburahamu ari bo shyanga ryahindutse ugusohora kw'isezerano Imana yari yaragiriye Aburahamu. Igice cya 4 umurongo uhereye ku murongo wa 5, hano hari amagambo atubwira ngo, dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati, ni ukuri ishyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriba hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje? Kandi ishyanga rikomeye rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'amategeko yose mbashyira imbere uyu munsi. Wirinde gusa, gira umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva ku mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Bagombaga kumenyesha abana babo amategeko y'Uwiteka. Ubu buhamya ntibwabwirwaga umuntu umwe ku giti cye wo mu muryango wihariye. Iri ryari ishyanga ryose ryagombaga gukorera hamwe kandi rifatanyije n'Imana, rikabasha kwerekana icyubahiro cy'imico yayo. Zirikana kandi ko muri aya magambo babwiwe atari amategeko n'amateka Imana yari yarabahaye gusa byagombaga kubagira ubwoko bwihariye, ahubwo kuyemera no kuyakurikiza nibyo byari gutuma andi mahanga cyangwa se ibindi bihugu bivuga biti, ni ukuri iri shyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Nubwo bwose ubu bwoko bwahawe ukuri gutangaje, kunanirwa gukurikiza uko kuri no kukumvira byazaga kubazanira imivumo mu cyimbo cy'umugisha n'urupfu mu cyimbo cy'ubugingo. Ishyanga ryari ryarahawe umugisha, ishyanga ryaturiweho ibyiza. Uwiteka risezerana byinshi cyane yagombaga kurikorera, ariko kandi bagombaga kumvira amategeko kugira ngo iyi migisha yose bayabone. Ikinyuranyo cy'ibi rero, kugoma kwaryo kwari ukubazanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Ni buryo ki ihame nk'iryo ryo kumenya no kumvira ukuri ritureba twebwe abadivantisite muri iki gihe? Nshuti muvandimwe, kumenya no kumvira natwe iri hame riracyatureba twebwe, ishyanga ry'Uwiteka mu buryo bw'umwuka, Abisirayeli mu buryo bwa mwuka.
ibyo abisirayeli b'umubiri babwirwaga. Mose birabwirwa ishyanga ry'Uwiteka, abakiriye agakiza, abari mu ruhande rw'Uwiteka. Ni twebwe bo gukurikiza ibyo abisirayeli bagombaga gukurikiza. Abana bacu bakwiye kubwirwa amateka n'amahame y'Uwiteka, bakabwirwa amategeko y'Uwiteka, kandi tukabasaba kuyakurikiza. Tukabereka ibitangaza Imana yakoze, tukabereka imirimo itangaza Uwiteka yakoze, maze nabo bagahinduka bagakorera Uwiteka. Ng'inshingano yacu, nguko guhamagarwa kwa Aburahamu ava mu gihugu muri Uri y'Abakaludaya, ava mu gihugu cy'iwabo akajya iyo Uwiteka yari yaramusezeraniye. Reka Imana itugirire neza, iduhe guhagarara neza kigabo, kandi iduhe kwigisha abacu ibya mwuka uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye mwongere ubugingo bwacu, uri Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana itinda kurakara, itwumva iteka. Bana bawe tubashe kwiga ijambo ryawe, tubonye byinshi bitwerekeyeho, turagusabye ngo uduhe imbaraga zo kubikurikiza, kandi uduhe umwete wo kubyigisha abacu. Reka amategeko n'amateka yawe ishinga imizi mu mitima yacu, ndetse n'iy'abana bacu n'imiryango yacu. Tugushyize mu biganza, turagusabye ngo ubane natwe. Abana be bose bumvishije ijambo tubagushyize mu biganza. Reka dusabire abadamu batwite, reka dusabire abari mu mazu y'imbohe, dusabire imfubyi n'abapfakazi, abo bose Data ubarebane maso y'imbabazi nk'uko bisanganywe, maze bakugirireho umugisha. Abari mu mazu y'imbohe turabakoretse kugira ngo bahe kwihanganira ibihome barimo, ariko ikiruta byose bahe guhindukira, kwemera icyaha no kwihana, kuko ari byo bikwiriye abatahajuru. Bari ku bisasiro barembejwe n'umubiri nabo turabakweretse, ubagirire neza, ubagirire impuhwe, kandi Mwami mwiza ukorere mu badogiteri babitaho babashe gukira. Ngaho rero abasore bacu, urubyiruko turarukweretse, turugushyize mu biganza, uruhire, urugirire neza, barinde ubunebwe, ubongerere umwete mu byo kwiga ijambo ryawe, kandi wongere ubugingo. Ubwo turi kwerekeza muri ibi bihe bishyira iherezo, dore Satani yarakajije umurego, kandi arahiga urubyiruko cyane, kuko azi yuko ariho imbaraga z'itorero n'iz'igihugu ziri. Turagusabye rero ngo barwanire urugamba, kandi aba bana bawe igihe bapfukamye bagusenga, Mwami ujye ubumva. Reka rero ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe bibane natwe. Ntabwo twagutotesha amagambo, gusa tuzi neza yuko ibyifuzo byacu bizi gusumbya uko twe tubitekereza. Reka rero ubuntu n'amahoro bikomeze kubana natwe, kandi uduhe kuronka muri uyu munsi, uduhe ibyo dutungisha imiryango yacu, mu izina rya Yesu, amen.